guys, how are you doing? Mumeze neza? Wow, welcome to Aunty Jojo Rwanda. So guys, twe tubakumbuye cyane, abana bose bari muri vacances, twe tubakumbuye cyane. Njewe uri kubaganiriza nitwa Aunty Jojo. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu, umva araje none habiyereke. Are you ready kumubona? Yay! Mukore subscribe. So let's welcome, drum rolls. Basi none iryo jwi ni igende kumva. Uncle Crocodile. Yeah. Wow. Aunty Jojo. What is this? Today, my name is Uncle Crocodile. You are Uncle Crocodile? Yes. Oh my God! So Aunty Jojo actually Uncle Crocodile. And uyu munsi ari Uncle Didi. No, today we don't have Uncle Didi. Ni Uncle Crocodile. Abana. Yes. Nizere ko mutatinya Uncle Crocodile. Muvuge Uncle Crocodile. Wambonye. Yes, so let's welcome him. Barese akaturirimbira ari kuza. Aka numa karitse ku nkombe ziki yaga katera amaji atanu mucya hari hashize igihe karaturaga utwa ana Urakoze cyane Uncle Didi kuturirimbira cyane. Reka nze mbiyereke sasa. Dada. Uncle Didi. Yes, Uncle Didi. Turaguhamagaye hano. Yego. Kugira ngo utubwire ikintu kimwe. Yego. Ugiye kutuganiriza abana bari mu biruhuko, tubwire nyine abana bakunda gukina n'utunyoni. Abana bakunda gukina n'utunyoni. Yego. So Uncle Crocodile, ugiye kutubwira mu biruhuko ikintu abana baba bakora, ese bajye bakora iki? Kuko hari igihe abana babicaye mu rugo bari kuboha cyangwa bari gukina. Nyine wowe duhe routine cyangwa duhe advice ikintu twakora mu biruhuko nk'abana b'Imana. Yego. So ibi ngibi rero ngiye kubivuga ndi Uncle Crocodile. Okay. Bimeze bite? Uncle Didi, tubwire. Ni Uncle Crocodile. Uncle Crocodile. Icyambere. Abana bagomba kuba bari mu biruhuko bafasha ababyeyi. Bafasha ababyeyi. Okay. Bafasha ababyeyi uturimo two mu rugo. Noneho bakanacishamo bagasubiramo. Bagakora iki mu turimo two mu rugo? Bashobora gukubura. Bashobora n'akabebe. Oya, akabebe akabaga gifite inshingano z'ababyeyi bagomba kukitaho. Ndavuga babana nyine bafite imbaraga. Bagomba kuvoma, bagasura inshuti, barangiza bagasubiramo n'amasomo bisi. Abatajya kuvoma bakubura mu rugo no gufasha ababyeyi, gufashanya n'ababyeyi uturimo cyangwa abatantine. Mbese ahantu hose umwana wese uvuye ku ishuri mu kiruhuko agomba gufasha agomba gukorana nabo babana. Umwana mwiza nicyo kimuranga, yarangiza akanasenga akiragiza Imana mu kiruhuko. Reka dusabe ababyeyi kuko twebwe ntitwamenya ubuzima abana barimo cyangwa se ubuzima bw'ababyeyi babo barimo. Gusa ubuzima bwose umwana arimo ufite umurera, ufite umukurikirana, ufite umwitaho. Menya icyo umwana agomba gukora mu biruhuko. Umukoreshe ibikwiriye, umuhereze ibikwiriye kugira ngo nagaruka ku ishuri igihembwe gitangiye azagaruke ameze neza. So bisaba ko umubyeyi apangira umwana we gahunda y'umunsi. So cyane ngo turi kubwira n'ababyeyi, ababyeyi mupangire umwana routine azajya akurikiza muri vacances kugira ngo umwana ntabowe
mbese aba ari gukora uturimo anakine anaririmbe yibuke gusenga byose ababyeyi bakamushakira ibyo agomba gukora bakamutegurira n'umwana nawe akamenya ngo ndabaza akubaha ndabaza mama cyangwa papa ikintu ngomba gukora murakoze rero murakoze cyane Uncle Didi kutugira inama abana simwishimye no kuvuga ngo nimuzajye mwirirwa muri munsi buri gihe cyose Aunty Jojo wabaririmbira akaririmbo ko mu cyongereza k'abana mbere yuko mbaririmbira reka mbanze mbabwira akantu kamwe aka advice abana rero muzajye mwumvira ababyeyi noneho nibagupangira routine uyikore nimuzajye mwirirwa muri phone cyangwa electronics ama iPad mbese gukora kuri screen sibyo baririmbire noneho ntabwo twababuza ibintu by'iterambere ariko ababyeyi muyobore abana baririmbire akaririmbo k'icyongereza gatoya okay abana abakazi murimbare nanjye baby Jesus I love you you are my savior every day okay abana babwire ababyeyi babo bakore subscribe yes abana dukore subscribe dukore like dukore share dukore na comment ababyeyi banyu bandike ibitekerezo byanyu ibyo mushaka ko tubafasha kubakorera ibyo mushaka ko aba auntie n'aba uncle babafasha n'ikibazo mwaba mufite muri vacances bakibandikire tukimenye so see you on the next video bye thank you